isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye, byahise binyereka ko byanga byakunda Jessica yafashwe na Sorina kuko yari yamumenye. Icyari gikurikiyeho ari ukwambarira urugamba, ubundi nkamushakisha nkamutabara Sorina ataramwica. Nahise mfata telefone y'ubundi nyishyira mu mufuka wanjye, nuko mfata urufunguzo rw'icyo cyumba ndagifunga neza kuko ibintu byose bya Jessica byari bikirimo. Mpita ngenda ngana mu cyumba cyanjye ndafungura, ninjiramo ubundi ndafunga neza, mpita nshaka indi myenda nshobora kwambara aho ngaho ntihagire ubasha kumenya neza. Ndeba ipantaro nakundaga kwambara iyo nabaga ndi gutembera itesara, ubundi ndayambara. Nkubitaho n'ikote nambara iyo nabaga ndi kujya mu kazi mu gitondo hari imbeho, ubundi ngereka ku gapira nari nambaye. Mpita mfata ingofero yanjye y'ikizuru ndayambara, nshyiraho rinete za filime, ubundi nirebera mu kirahure mbona nta wapfa kumenya, cyane ko abantu bari banze aho ngaho ari Rina Chameleone kandi nari nabasize hejuru ari intere, bikaba birabagora kuvayo niba nibatiyambaza Imana yo mu ijuru. Ariko nibaza ukuntu bamenye kandi nari nzi ko batanzi. Nuko mpita mfata telefone yanjye nyishyira mu mufuka ndasohoka ndafunga. Imfunguzo nzishyira mu gafuka k'ipantaro yanjye ku buryo zitapfa guhera. Nuko ngihindukira numva telefone mu mufuka irasonye, ariko numva soneri ntago ari iyanjye. Mpita nibaza impamvu soneri yanjye yahindutse, nyikura mu mufuka vuba vuba, kumbi yasonaga yari iya Jessica. Nari nanibagiye ko nyifite kubwo kuba nataye umutwe. Nibaza hano ndahera mushaka ngo mutabare kuko kampani y'Abalewis yari nini cyane. Nuko mu kureba umuhamagaye mbona handitseho izina Sorina. Ntungurwa cyane n'ukuntu Sorina arimo kumuhamagara kandi ashobora kuba yamushimuse. Mu gihe nkiri kubyibazaho gutyo mpita numva umuntu nkozeho ku rutugu, ariko arimo kwahagira cyane ndikanga. Mu kureba uwo ari we mpindukiye mbona ni Jessica arimo kwiruhutsa. Nuko ahita ambwira ati ariko wa mwana we nzakubwira kugeza ryari kwigengesera igihe cyose uzi ko nta mutekano uri ahantu uherereye? Reba nk'igihe cyose mba nagushakiye kubera kuguhangayikira, kugeza n'ubwo uba wakuyeho telefone naguhamagara ngira ngo nkubaze amakuru ariko nkakubura. Ese ubwo nzakwigisha kugeza ryari uburyo ushobora kwirinda ahantu uri koko? Urumva udashaka kuzanteza ibibazo? Narebye Jessica ukuntu yarampangayikiye binkora ku mutima, nuko mpita mufata ku rutugu ndamuturisha. Ndeba hirya no hino ngo ndebe ko nta muntu tureba, mbonye ntawe duhita twinjira mu cyumba cyanjye negekaho urugi. Nuko tugezemo nicara ku gitanda, nawe ndamwicaza mubaza impamvu yasize adafunze icyumba cye. Nkaba nari nagize ngo Sorina yamumenye amuteza amabandi, ambwira ko yasohotse hute agiye kunshaka akibagirwa gufunga. Bitamubaza impamvu yagiye kunshaka kandi twatandukanye mubwiye aho ngiye. Ahita avuga ati burya twamaze gutandukana, ubundi mpita niyizira mu cyumba cyanjye. Nuko ndyamaho ku buriri gatoya nibaza igihe uragarukira ngo umbwire uko byagenze wowe na Diva, kuko ndabizi neza ko Diva atapfa kukumenya kubera ko yari aguherutse kera ukiri akana gatoya, ndetse nawe kukumenya bikaba byarabanje kumugora kuko nari mbizi ko urukundo wabeshya Diva rwatugeza kuri byinshi. Nuko nkomeza kwirambikaho gatoya. Sinzi ukuntu inyota yamfashe nsohoka ngira ngo njye hanze gushaka akantu ko kunywa, ariko nkimara gusohoka icyumba cyanjye mbona Diva hirya yanjye ari kumwe n'umuseriveri bari gutunga intoki kuri shambure yawe. Nibaza ikintu cyabaye impamvu Diva ari aho ngaho kandi mwagakwiye kuba muri kumwe, bituma ntangira guhangayika cyane. Nuko mpita ngaruka mu cyumba kugira ngo atambona. Nicara ku gitanda ngira ngo ugiye kuza ngo utegereze, ariko iminota irindi ibisaha utaraza. Mfata telefone ngo nguhamagare ariko yanga gucamo. Nibaza impamvu waba waje mu cyumba ugahita usinzira
kandi twari twavuganye ko nuza urabanza kundeba ubundi tukabanza kuganira ku byo twari twemeranije muri sare. Mpita mva mu cyumba ndebesha umutwe hanze mbona Diva yagiye. Nsohoka mu cyumba nza gukomanga ku cyawe ariko ntiwafungura. Nsunitse urugi rwanga gufungika ku buryo byatumye mpangayika cyane nibaza icyakubayeho ugasinzira muri icyo gihe ku buryo nakomanga ntiwumve. Nuko nigira inama yo kujya kuri reception nkaka urufunguzo rw'icyumba cyawe ngo ndebe ko waba urimo. Ngezeyo bararumpa ndagaruka mu gufungura nsanga ntiwigeze uryama. Mpita nongera gufunga nsubira mu cyumba cyanjye ngo ndebe ko hari icyo nakora kuko byanga byakunda Diva kuba mutari kumwe kandi ukaba wari urengejeho igihe kinini utaraza nabifashe nk'ikibazo. Ubundi mpita niha gahunda yo gusohoka nkabanza nkagushakisha. Nibwo nasohotse ntarwambaye ubundi nzenguruka hose ariko ndakubura ku buryo haba muri hoteli, ibitaro ndetse no muri factory nahashakiye ariko ndakubura. Nigira inama yo kujya mu biro bya Diva ngo ndebe ko nkubona ariko biranga kuko nasanze Diva ari kumwe n'abandi baganga bakorana bari gusinya amasezerano n'umukire wari umaze kugura ibitaro agakomeza kwemeranya na Diva ko ari we uzamubera umuyobozi we kuko Diva nubwo yari muto ariko yari abisobanukiwe. Nuko ngaruka niruka mu cyumba ngo nshake telefone yanjye nkomeze ngo hamagare kuko nari nayisize. Mu kuza ngiye kubona mbona uhagaze ku muryango wawe unteye umugongo. Mpita ngukoraho uhita wikanga cyane nk'ufite ikibazo. Rwose ntago narindi hamwe kuko watumye mpangayika muhungu wanjye. Ese byagenze gute kugira ngo ukureho telefone? Jessica yamaze kumbaza gutyo ngiye kumubwira uko byagenze ndigarura kuko byari gutuma mvuga ku byabaye hagati yanjye nari ndetse na Chameleone bigatuma mbaza amakuru ya Scorpion. Mpita mubeshya ko nayizimije ndi kumwe na Diva kugira ngo itadusakuriza. Namara gutandukana nawe ngiye kubona gusura uruganda ntibagirwa kuyishyiraho. Ubwo bikaba bivuze ko dushobora kuba twabisikanaga ubwo yanshakaga. Ahita yumva nibyo ubundi mubwira ko nanjye nahageze nkagira ubwoba ko bashobora kuba bamumenye. Ambwira ko yirinda kandi n'ejo tuzarinda dutaha nta muntu umumenye. Mubwira ko mfitanye gahunda na Diva yo kuba twasohokana aho muri hoteli tukanywa gasoda ari nako muganiriza nkamukuramo amabanga. Jessica ambwira ko ngomba kwitonda cyane Diva ntaze kurabukwa uwo ndi we. Nanjye mubwira ko niyo nakuramo rinete n'ingofero atapfa kumenya kuko ntagwa nzi kandi urukunda nkunda rwamuhumye amaso. Nuko dukomeza kuganira ku bijyanye no kwirinda. Jessica ahita avuga ati none se ko twapanze gahunda yo kureka ibitaro bikagenda tugomba gukora ibishoboka byose mu gihe gito tukabigarura kandi tukabigarurana na factory ndetse na hoteli. Ndamusubiza nti niyo gahunda ubu tugiye gushyiramo amaboko ahubwo twe company yacu tugiye gukora tuzakora ibijyanye n'iki. Jessica ati ndumva twakora company irimo ikintu kimwe gusa, factory itunganya ibiribwa ubundi tugapigana no kugemurira abantu bose mu gihugu ndetse no hanze duhanganye n'abarewisi. Mpita mvuga nti none se ko ari twe tubagemurira ibyo gutunganya kandi tukaba dufitanye amasezerano y'imyaka 3 ubu twayahagarika ngo nuko dukoze uruganda rwacu? Jessica ati oya ntabwo amasezerano tuzayahagarika. Urabizi ko n'ubundi niyo twagemuye muri abarewisi tutabura ibindi muri stoke bingana na 1/2 cy'ibyo tugemura. Rero natwe ibyo nibyo tugiye gutunganya ubundi nibinaba na ngombwa abarewisi tujye tubaha 2/3 by'ibyo tubaha natwe 1/3 tucyongere ku byo tugiye gukora. Noneho ubundi dushaka amasoko atugurira nubwo bizaba bitugoye ariko tuzahafata. Ibyo nitubigeraho tuzatangira gushaka uburyo noneho tugura abarewisi nta gitangira kuko tuzaba duhanganye nabo dufite icyo badafite ari cyo ruganda rutunganya ibyo kurya. Icyo gihe tuzabakupira ibiribwa byo gutunganya ubundi bahombe, nibamara guhomba twunguke duhite tugura factory yabo ubundi tubakubitira ahareba inzega. Urabyumva ute muhungu wanjye? Jessica yambajije gutyo mbura icyo musubiza kuko byose yari yabiteguye neza. Dufata ikaramu n'agapapuro ubundi dupanga umushinga uko twawukora turamutse dushaka kwiyubakira uruganda rwacu. Dusanga nyamara amafaranga dufite nayo dukeneye ntaho ahuriye ngo dukore umushinga kuko ukuyemo ayo twari gushora mu mushinga n'ubundi twari dufite menshi yo gusigarana ndetse kandi abarewisi bari kujya batwishyura buri kwezi ku byo tuzajya tuba twabagemuriye.
ndetse tugifite imigabane yacu muri aba Lewis. Ibyo bigatuma twayigurisha igihe dushaka amafaranga yandi, nuko amasaha akomeza kwicuma turi muri ibyo. Saa sita zigera turangije gukora neza umushinga, duhita tuva mu cyumba cyanjye, Jessica anyura mu cye ngo yitunganye neza tujye gufata ifunguro, kuko twari twarahisemo ko tuzajya tujya kuryifatira aho kurituzanira mu byumba byacu. Ubundi asoje turamanuka tujya muri resitora y'aba Lewis yari iri muri hoteli, turarya turananywa ndetse turanaganira. Ubundi Jessica nsaba ko mbere y'uko najya guhura na Diva yabanza akantembereza, kuko yari umubyeyi wanjye ndetse akaba n'umufatanyabikorwa. Noneho ikirenze ibyo bikorwa byose bikaba byaribye, ariko akabishyira mu mazina yanjye. Ntago nari kumusuzugura rero, nta byo kwitegura byari bihari. Twese dusohoka muri aba Lewis, ubundi tugeze ku muhanda dufata utumoto. Umumotari wari utwaye Jessica amubwira aho ari butugeze, ubundi baratangira nuko turagenda ndeba imihanda yose ndetse n'inyubako zigize umujyi wa Kent, kugeza ubwo naje kwibona mpagaze imbere y'igipangu cyacu hamwe twari dutuye kera, ndetse nta kintu cyari cyarahindutse uretse ko bari barahinduye amabara y'inyubako gusa. Ibyo bigatuma irushaho gusa neza cyane. Nuko abamotari Jessica baha amadenari yabo, baragenda. Bamaze kugenda mubaza impamvu ahisemo ko dutemberera aho ngaho. Jessica arambwira ati kuri kubimbaza se nkaho utagakwiye kuhagera. Iki gipangu ni umutungo umwe mu mitungo ya papa wawe, bityo nayo ukwiye kunyuzamo amaso kugira ngo urebe yuko hameze, gusa ntago twinjiramo imbere, ahubwo kwari kugira ngo tuharebe gusa. Mpita musubiza nti urakoze cyane, ni ukuri kuba uzirikana ibyanjye byose. Ahubwo se buriya uretse kampani ndetse n'iyi nyubako twari dutuyemo, nta yindi mitungo papa wanjye yari afite? Jessica yahise ambwira ati imitungo papa wawe yari ayifite, ariko yarayigurishije, sinakubeshya, kubera ko nubwo wumvise chairman avuga ko Baroni Lewis yanyereje imitungo, ntago yayinyereje, ahubwo yari yarayigurishije kugira ngo azigamire abana be amafaranga kuri banki. Nk'ubu muri banki ugiyeyo hariyo amafaranga ntazi umubare yakuzigamiye, kimwe na Tonzi, Diva ndetse na Rena. Mwese mwari mufite amafaranga yabazigamiye, ariko mukazabasha kuyabikura mwarabaye bakuru. Ari nayo mpamvu nari nkuzanye hano ngo nkubwire ko nayo yafite, ariko ayo si ngombwa cyane ko uyatekereza, kuko nta kintu ugiye kuyakoresha. Bityo we menya ko iyo ariyo mitungo ufite gusa, kandi ugomba kuyisubiza mu minsi iri imbere. Jessica nahise mubwira nti nukuri urakoze cyane, ndagushimiye, kandi neza yose ungirira nzayikwitura. Ahita avuga ati oya nta kibazo muhungu wanjye, byose nkora ndetse n'ibyo tugeraho bizaba ari ibyacu, gusa hari ikintu nshaka kugusaba kandi nkwinginze. Ndamubwira nti mbwira nta kibazo, ndakumva nukuri kandi nzahora nkumva. Jessica ataba turabona ko imyaka tutajya inama, nukuri ndagusabye nindamuka ntakiri kumwe nawe cyangwa se ntakiriho, umwana wanjye Loras mukagira amahirwe mugahura, uzamwiteho kuko nicyo kintu cyonyine kiri gutuma nkorana imbaraga muri iki gihe. Jessica nahise mubwira nti humura, nta hantu na hamwe uzajya mama, kandi nkwijeje ko nzakugwanirira ndetse nkakurinda, ku buryo ntacyo uzaba na Scorpion na Loras muzahura n'amaso yawe, umubona umuha urukundo rwa kibyeyi utamuhaye akiri muto, kandi ntugakomeze kwishinja icyaha ko yabuze kubera wowe. Jessica ese bate oya byose ni amakosa yanjye, kuko iyo mba umubyeyi mwiza nari kumushyira ku mugongo nkamuheka, ubundi nkamujyana aho ngiye, ariko amafaranga no guhaha byampumye amaso, mufata ukuboko gusa ngenda mukurura nk'ukurura itungo. Nibyo byatumye mubura, none reba nabayeho ubuzima bwanjye bwose nabi kubera kubura urubyaro rwanjye. Mpita mubwira nti umura byose biberaho kutwigisha mama. Jessica ahita avuga ati gusa uri umwana mwiza, buriya hari ikintu cyabaye mu buzima bwanjye ntigeze nkubwira, kandi nk'uko wigeze kumbwira ngo kera ko wigeze kumbwira ngo ibibi bikorwa n'abantu nibyo bibakururira imivumo, umuvumo wangezeho ni njye wawikururiye kubera ibibi nakoze. Mpita mubaza nti ibyo ni ibiki se ntazi mama? Jessica ahita avuga ati buriya kera njye nakundanaga na papa wawe nzi ko ari we tuzabana. Jessica akiri kumbwira gutyo telefone yanjye yahise isona, mpita nkora mu mufuka ngo ndebe umuntu unyandikiye iyo message. Jessica arabibona ko mpuze cyane, ubundi araceceka ngo mbanze ndebe, nuko ndebye nsanga unyandikiye ni Diva,
ambwira ati sheri ni ukuri inama twarimo irarangiye, ariko ndumva nta kwihanganira kumara aya masaha yose ntakubona. Ese uri hehe basi ngo mpagusange? Oya nako njye ndi muri foro ya 7 mu cyumba cya 34. Ndakwinginze ngo ino hansange tube twiganirira kandi ndagukumbuye. Namaze gusoma iyo message nubura umutwe mbona Jessica arimo kunyitegereza, nuko ahita ambaza ati ni Rozange cyangwa ni Diva? Nahise mubwira ko ari Diva ushaka ko tubonana. Jessica ahita ambwira ati urabizi ko gahunda ari ugukubita umwanzi, fata ayo mahirwe ugenda umurya umutima kuri rwa rwego, arakubwira n'ibara ry'ikariso yambaye maze ubundi umushenjagure niwe wakwikururiye. Ubwo twese tuva aho ngaho Jessica atankomereje inkuru y'uburyo yakundaga papa wanjye azi ko ari we bazabana, ariko ngenda ndi kubitekerezaho mvuga ko nzabimubaza ikindi gihe, kugera aho twategeye amamoto abamotari tubabwira ko batugeza kuri aba Lewis Company. Bidatinze batugezeyo turabishyura baragenda. Mpita mvugana na Jessica ko ngiye muri foro ya 7 kureba Diva, we akajya mu cyumba cye aho asanzwe arara tukaza kuvugana mvuyeyo. Ambwira ko noneho ntagomba gukuraho telefone cyangwa se nayikuraho nkabanza nkamubwira ko nta kibazo gihari, ubundi duhita dufata esanseri turazamuka. Tugeze kuri foro ya 5 Jessica avamo, njye nkandaho ngo ngere muri 7. Nuko ngezemo ngenda nsoma amanimero y'ibyumba kugeza ngeze mu cyumba nimero ya 34. Ndakomanga, nkimara gukomanga mbona umuntu arafunguye. Mu kureba ufunguye mbona ni Diva wari ufite ikirahure cya divayi. Ahita ansaba kwinjira mu cyumba, nanjye ninjira mbanje kureba hirya no hino. Ubundi nkigeramo nawe afunga umuryango n'urufunguzo. Ubundi araza yicara ku buriri atera iki kirahure yari afite mu ntoki ku meza yari imbere. Ahita ndeba mu maso nanjye ndamureba. Diva twarebanye amasegonda menshi atankuraho amaso. Kwa kwihagararaho kwanjye numva kuri kugabanuka, udusoni turamfata ubundi mpita ndeba hasi. Nkiri kureba hasi ahita ansatira aranyambira cyane arambwira ati nari ngukumbuye, numvaga mfite amatsiko yo kongera kukubona, maze nari nzi ko utaraza hano kuko numvaga uranca amazi, none igitangaza kirabaye. Diva nahise mubwira ariko ntago nasuzugura igitekerezo cyawe cyiza cyo kuganira nawe kandi nanjye nari mbikeneye. Erega nakubwiye ko nagukunze nkikubona, bityo rero wowe ntungireho ikibazo, ikintu cyose wansaba nakigukorera. Diva ahita avuga turabeshya, nibyo se koko cyangwa no kwivugira kugira ngo undye umutima? Ndamusubiza nti ntago ngamije kukurya umutima sheri, ni ukuri nakora buri kimwe. Diva ahita avuga maze uyu munsi niriwe ndi kugutekereza, singirose inama twarimo irangiye pe kuko numvaga ngushaka. Mpita mubwira nti ngaha rero ndahari imbere yawe nkoresha icyo ushaka cyose. Diva ahita avuga ngo ngukoresha icyo nshaka, uri igikoresho cyanjye se? Gusa nyine nako sinzi. Ndamubwira nti ese ko mbona ufite ugushidikanya kwinshi bite byawe, uri kuntinya se? Diva ahita avuga urumva se ntabura kugutinya nyine, umusore mwiza nkawe buriya aba afite abantu agenewe. Mpita mubaza nti ngo aba afite abantu agenewe? Naho se umukobwa mwiza cyane nkawe, noneho w'umuyobozi mukuru w'ibitaro, ahubwo nifitiye ubwoba ko urankubita igishinge nkipfira. Diva ahita avuga oyasha, ubwo se urumva ibyo nabikora koko? Ubu se upfuye ukansiga urumva nyine byagenda gute kandi ngushakira uruhande rwanjye? Njye na Diva twakomeje kuganira bisanzwe, ariko urebye rwose nta kiganiro kizima twagiranye, uretse ko nabonye ko Diva ashobora kuba yari yankunze bya nyabyo, ndetse akaba nifuza ko urukundo rwacu rugera kure. Ariko kuri njye ntago byari bimfasheho na gato, kuko umukunzi wanjye yari uwo mu buto bwacu Rozange, wari wibereye mu cyaro. Ariko nanone Diva we wabonaga rwamutwaye wese, ku buryo yageze aho agashaka kunyegera ngo nkuremo amarinete ndetse n'ingofero. Ariko najya kubyanga nkibaza ukuntu ari bubibone. Umukunzi udashaka kumubona, atanigira inama ko ngiye kwishyiraho umutwaro, ko Diva naramuka mbonye isura akamenya, ndamwicira muri icyo cyumba kugira ngo atazamvuga, noneho atamenya bikaba amahire. Ibyo mbitekereza yarangije kunkuramo rinete kare cyane ndetse n'ingofero. Akimara kubikuramo ahita yikanga avuga ati mana nyagasani, ni ukuri mbuze ikintu na kimwe navuga. Mpita mvuga nti kubera iki se ubuze icyo uvuga mukunzi, kandi amaso yawe afite ibyo abonye? Mfite amatsiko y'ijambo rya mbere uravuga mbere yo kumbona isura.
kuko umutima wanjye urasiganirwa kukumva uvuga ijambo. Diva, ese bata umuntu akurebye igihagararo, uburyo uteye, uburyo uvuga, ntago yakeka ko inyuma ya byose hihishe isura nziza nk'iyo ngiyo. Ariko impamvu mbuze icyo mvuga ni uko wahisemo guhisha isura nziza nk'iyo imbere ya rinete ndetse n'ingofero. Mpita mubaza nti ese nibyo bigutunguye? None se nk'ubu ngubu ko uyibonye, abandi bakobwa benshi bayibonye urumva batanyirukaho? Mbikuremo uzahitamo guhangana, ibaze na mukuru wawe Tonzi aramutse ambonye akankunda, wabigenza ute? Mwahangana se? Diva ahita afata ariko koko nibyo, kandi njye ndashaka kukwiharira njyenyine. Ni ukuri nibyo pe, uzakomeza uyihishe njye nyibona njyenyine. Ahubwo mpise ngira amatsiko yo kwihurira na mama wawe tukiganirira, kuko ndumva mpise mukunda umuntu wabyaye umusore mwiza nkawe. Diva yamaze kumbwira gutyo mpita mbona ko byarangiye atapfa kumenya. Urw'uwo munsi mba ndarurokotse, ariko niha gahunda ko ari we ugomba kumbona gusa, kuko Tonzi aranzi itesara, byatuma biba bibi cyane ambonye. Kumenyana na Diva gutyo bihita bimpa amahirwe yo kumwinjirira cyane, mubaza ibibazo byinshi. Ndamubaza nti none se iyi hoteli yanyu mwayubatse kuva ryari? Diva ahita avuga ati yewe, iyi hoteli rero ifite amateka akomeye ku buzima bwacu, gusa ni maremare kuko ntayakubwira ngo arangire. Ndamubwira nti kubera iki se? Urabona wowe uri umuyobozi, ntabwo ufite boss ukwirukana ngo wakererewe. Ikindi kandi igihe turagifite, dushatse twanarara hano twiganirira kandi haracyari kare. Urumva se wabuzwa n'iki kumbwira? Diva yese avuga ati wa mugani nta kibazo, nyine hari umugabo twakuze tuzi ko ari papa wacu, yitwaga Lewis, noneho aza gupfa, nyine imitungo arayisiga, mama ahita ashaka undi mugabo ari we chairman. Ubu ngubu duhita tuyijyamo, ariko nyine umwana w'umuhererezi wacu we ntago twavukanaga kuri papa, ariko nyine yarapfuye, yapfanye na papa we, birangira tumubuza. Ariko undi mukobwa unkurikirana we bavukana, mama yamujyanye muri Maranatha kubayo, ubu niho yibera. Nawe muherutse kera, ubanza tunahuye ntapfa kumumenya, nuko byagenze nyine. Mpita mubaza nti none se ko warumbwiye ngo ni inkuru ndende, urumva ibyo bifashe igihe kingana iki kugira ngo bimbwire? Diva ahita avuga ati buriya rero Vinci, buri nkuru yose igira itangiriro n'iherezo. Nkuko nkubwiye inkuru y'iminsi myinshi mu gihe gitoya, ubundi se waretse ibyo ko nzaba mbikubwira, ubundi tukiganirira ku byacu. Reba igihe cyose twicaraniye ahangaha ntaraguha nako kunywa, reka ngusukire ka divayi. Diva yagiye guhaguruka ngo ansukire divayi, mpita mufata ukuboko ngira ngo mubuze ntanzanire divayi, ahubwo anzanira agasoda karyohereye. Ariko mu kumufata ukuboko nisanga ntazi ukuntu turi gukururana, ku buryo yahise anyicaraho ku kibero, ubundi akampanga amaso ye. Nanjye ntangira kumwitegereza ukuntu ari umukobwa mwiza, mpereye ku maso nkamanuka kugera ku matako ye. Nabonaga uko yari yambaye agakanzu kagufi. Mu kumwitegereza ndongera nzamura amaso, turayahuza, ubundi mbona dutangiye kugenda twegerana bidasanzwe, kugeza ubwo twahuje tugatangira kunyunyusanya udusukari two ku minwa. Ariko ntangiye kunyunyusa utwe numva turaryoshye cyane, maze mfatiraho, nawe ubanza yarumvise turyoshye afatiraho, ku buryo twanyunyusanyaga nk'abari babikoze bwa mbere nyuma y'igihe kinini. Aho twaje kwisanga tunyunyusa byagiye kurumana, ahita ansunikira kuri bwo buriri anjya hejuru, ubundi atangira kunkoraho umubiri wose, ari nako numva imbunda yanjye yamaze gufata umurego yiteguye kurasa, cyane ko nta n'iminsi ngahe yari ishize maze kumenya uburyohe buva hagati ya paradizo n'imbunda. Ngiye gufungura amaso mbona Diva ari gukuramo agakanzu yari yambaye. Nanjye sinzi aho byaturutse, ubundi mpita nkuramo ipantaro ndetse n'ikote n'umupira, nsoza kubikuramo mbona Diva muri ya shusho nigeze kubonamo Rozange mu minsi mike yari ishize. Ubundi mbona akoze mu gikapu cye akuramo agakoresho ko kwikingira, araza nyambika vuba vuba, ari nako ahumagira cyane nk'uvuye kwiruka imisozi. Amaze kunyambika neza agaruka hejuru, ubundi afata imbunda yanjye ahita yitunga muri paradizo ye. Ubundi dutangira kwiyumvira uburyohe bw'ubwo butembere, ari nako ndenda noga mu mazi meza y'akazuyazi yarimo, ndetse udusukari natwo dukomeza kumva uburyohe bwatwo. Bikimara igihe gitoya numva amasasu yanjye aranciranye,
Amaze kunkirana numva Diva nawe ariruhukije, ubundi ahita andyama iruhande ahita ambwira anshimira ngo ndamukoreye cyane ko yari amaze imyaka myinshi yarabuze umuntu wamutembereza. Ako kanya nanjye mubwira ko akoze kuko yantembereje bigatinda ndetse nkabikunda. Duhita tweguka ku buriri turicara, ahita ahaguruka ajya kunsukira divayi ndamubuza, mubwira ko ntanywa ibintu bisembuye. Diva ahita avuga ati baze ni ukuri ukaba utembera muri paradizo muri ubwo buryohe se kandi utanywa ibisembuye? Ibaze noneho uramutse ubinywa akazi wakora, ayo masasu yawe yakwikuba inshuro 1000. Ndamusubiza nti oya none se uri kunenga ntago ayo mfite ahagije? Diva ahita avuga arahagije rwose, uwakunenga yaba ari indashima. None se ubwo tuvuye gutembera ubu hari ikintu na kimwe cyaza hagati yacu gihamya ko njye nawe tudakundana? Diva yamaze kumbaza gutyo mbitekerezaho kuko nibaza impamvu nsigaye nteye gutyo, ndetse umutwe wanjye utangira kumbangamira, numva wagira ngo ibyo nkoze ntago byari byo, ariko nanone nkumva nkoze ibiri byo, kuko icya mbere umuntu ntabwo agomba kwiyima ibyo afite. Icya kabiri gahunda nari mfite yo kwikundisha kuri Diva ntago nari kuyigeraho aramutse nsabye kumutemberera muri paradizo nkabyambwa. Ariko nanone nibaza niba ntatangiye kuganzwa n'irari ry'umubiri bigatuma ahubwo ibyo nita ko nkeneye biganzwa n'irari. Nkomeza kwibaza kuri ibyo ariko sinabitindaho. N'ubundi mvuga ko Diva nyuma y'icyo gihe tutazongera guhura, ko ahubwo umukunzi wanjye Rozange ari we nziha wese, kuko nzanabana nawe tukiyubakira paradizo yacu. Ibyo sinabiha umwanya munini, njye na Diva twikomereza kuganira, ndimo kunywa agasoda yari yanzaniye. Uko ari nako amasaha akomeza kwicuma kugeza ubwo amasaha yo ku mugoroba yageze tukiri kumwe, ndetse tunameze nk'uko byari bimeze muri paradizo hataraza inzoka ngo yoshye Eva arya ibyo adakwiriye. Ubundi saa 11 zigeze ntangira kwambara ngo ntahe, ariko Diva arabibona ahita ambaza niba ndagenda ntakarabye, kandi twari twiyanduje. Mbwira ko ngiye gukarabira muri dushe iri mu cyumba ndaramo, ambwira ko n'icyo cyumba kirimo dushe n'amayesuime, kandi ko ayo mahirwe yo gukarabana nawe ndamutse nyamuhaye atayapfusha ubusa. Ntago nabigize impamvu yahise ahaguruka anshyira ikirahure ku meza, ubundi nanjye icyo nari mfashe ndakirambika, ahita mfata ukuboko tujya muri dushe. Ariko mu kugeramo yarahagaze ndamwitegereza, nawe aranyitegereza, ahita ambaza impamvu imbunda yanjye ishonje kandi ibiryo bihari. Koko nibaza ikintu cyari cyambangamiye kugeza ubwo nitse imitima, kumbe byari ibyifuzo by'imbunda yanjye. Ubundi ahita anyegeranyunyusa ku dusukari kugeza ubwo twongeye kwinezeza umwanya mutoya, turarangiza. Ubundi turakaraba tugaruka mu cyumba, twisiga amavuta, ubundi turasohoka. Diva nshimira ku mwanya wanjye namuhaye, mubwira mubeshya ko n'ejo tuzongera kubonana, ambwira ko icyo gihe atacyitesha. Ariko nari nzi ko muhaye ibyizere by'ubusa, kuko twari kuzinduka dutaha njye na Jessica. Nuko musezeraho aragenda, nanjye mfata esanseri injyana muri furo ya 5 kurinda ngera mu cyumba cyanjye. Nkuramo ikote ndarimanika, inkweto nazo nzikuramo nambara twa sandare, ubundi ndasohoka ngo ndebe Jessica. Ariko mu kugera mu cyumba cye ngira ngo ndi kubona ibidahari. Nyuma yo kwitegereza neza nkabona Jessica yicaye ku gitanda, iruhande rwe hahagaze Tonzi. Ako kanya nashatse guhita mpindukira ngo nsubire inyuma Tonzi atambona. Nuko Jessica ahita avuga, utuyu ni wa musore wanjye Vinci twari kumwite Sara. Rero ndumva gahunda ari iyo ngiyo kandi ntimuzatugireho ikibazo, ntago tuzica amasezerano. Tonzi ahita avuga ati murakoze kutwizeza ko nta kibazo rwose, turabishimiye, mugire umunsi mwiza. Ako kanya Tonzi amaze gusezera kuri Jessica yahise afata inzira isohoka, anyuraho arandeba aramwenyura, ubundi arenze njya gufunga umuryango. Mpita mbaza Jessica ikintu Tonzi yaje kumara muri icyo cyumba. Jessica ahita avuga ati ninjye wari wamuhamagaye ngo mubwire ko tugiye kugabanya ibyo twabagemuriraga. Rero yaje mubwira ko ubu tugiye kujya tubaha 2/3 by'ibyo twabahaga. Yumva nta kibazo, ambwira ko ikibi ari uko twari gusesa amasezerano. Ahubwo se wowe urugendo rwagenze gute? Jessica yambajije gutyo, mubwira ko rwagenze neza, ariko nirinda kumubwira ko njye na Diva twakoze amabara. Mubwira ko umubano wacu uzakomeza kujya mbere, kuko ibyizere byose nabimuhaye, kuko n'ikariso yambaye akaza kumbwira ibara ryayo.
nuko mubwira ko ejo turataha tugasubira muri Tesara kuko twari twabisezeranye. Twagereyo tugategura uko tuzagaruka tuje gukora kampani yacu nshya. Gahunda iba iyo ngiyo, mpita nsiga Jessica mu cyumba cye nanjye njya mu cyanjye. Nirambikaho ndaruhuka, mbyuka nijoro ngiye kurya, mvuyeho ngaruka mu cyumba ndongera ndasinzira kugeza mu gitondo saa 12 ubwo njye na Jessica twavuye muri Abarewisi tugasiga imfunguzo zabo kuri resebusiyo, ubundi tukajya gutega imodoka muri gare. Twageze muri gare tubona imodoka ndetse irahaguruka, ariko ngenda mbangamiwe cyane kuko iruhande rwanjye hari hicaye umukecuru usa nabi cyane ndetse ari no kunuka. Ariko kuko ntari mfite imodoka yanjye kandi nateze, nta kintu nari kubikoraho. Urugendo rwabaye runini kugira ngo tugere muri gare ya Merine, ubundi uwo mukecuru ntandukane nawe, ariko wabonaga ko ashaje cyane ku rwego rwo hejuru. Sinjye warose tugera muri Merine turi gusohoka mu modoka, wa mukecuru atugiye imbere mbura uko nsohoka, biba ngombwa ko mutegereza agasohoka. Mu kugera ku muryango umukecuru aribarangura nk'ipine agwa hasi, abantu bose bikomereza ingendo zabo nta muntu n'umwe umurebye. Nanjye ngiye kugenda numva uwo mutima waba atari uwa kimuntu, ubundi mpita mwegura ndamuhagarika arahagarara, ariko murekuye arongera agwa hasi, ndongera ndamufata. Jessica ahita avuga ati none se ko mbona wizingiye kuri uwo mukecuru ugiye gupfa, urataha tugende cyangwa ngo usige hano? Ndamusubiza nti none se kubona abantu bose bamuretse nanjye koko nari kureka uyu mukecuru agakomeza kwandagara ahangaha? Ahubwo mfasha turebe uko tumujyana muri resitora, ubanza ari inzara imwishe. Jessica yamfashije igikapu cyanjye nanjye nsindagiza wa mukecuru, ariko akagenda nihira wagira ngo ari kubabara. Nuko mpita ngera kuri resitora mpita nyibuka kuko rimwe njye na Jovia twagiyemo umunsi wa nyuma twari kumwe aho muri Merine. Tugezemo abantu bose babanza kutunena, ariko nsaba uhakora kutuzanira ibyo kurya. Uwo mukecuru abanza kurya, bamuzanira n'utuzaranywa. Amaze kunywa mpita mvuga nti none se mukecuru ko mbona ufite imbaraga nkeya urajya hehe ukavahe? Umukecuru ahita avuga ati yewe nanjye ntago nza aho njya n'aho mva, gusa ikintu nzi neza nuko ndi kujya mu kuzimu kuko urupfu rwanjye nta handi runyerekeza, kandi sintinda mu mayira biragaragara. Mpita mvuga nti none se ubu tuvugana nyine ko wateze imodoka ukaba ugeze n'ahangaha urajya hehe nyine? Umukecuru yahise avuga ati yewe ibyanjye ni birebire cyane rwose ntago wapfa kubyumva, gusa disi ntago nari nzi ko n'ibibi nakoze habaho umwana umeze nkawe washobora kurambura ukuboko kwe ngo afashe umukecuru w'inkozi y'ibibi nkanjye. Mpita mvuga nti ngaho mbwira rero ahantu ugiye tugufashe tukugezeyo kuko amasaha arimo kuducika kandi dukeneye gutaha. Umukecuru ese bate mwana wanjye se, buriya kera navutse ndi umwana mwiza w'umukobwa ndetse mvuka ndi ikinege. Ababyeyi banjye bari abahinzi borozi ku buryo tutari tubuze ikintu na kimwe mu buzima bwacu, kuko buri gitondo iyo nabyukaga mama wanjye yampaga amata y'inshyushyu akamiweho, saa sita bikaba uko ndetse na nimugoroba. Iby'icyaro twiriraga ibyo twasaruye kuko nibyo byaduhaga imbaraga zo kuba twakora. Nuko nza kugira imyaka 12 ubwo nari ndangije kwiga pirimeri. Ubundi papa wanjye anshakira ishuri ryiza cyane, ryari irya mbere mu gihugu cyacu, ryari riri mu murwa mukuru wa Kent. Nanjye nk'umwana wari ugezweho muri icyo gihe ntangira gushyuha kuko nari ngiye kuva mu cyaro nkajya mu mujyi, bituma abana bose twari twariganye ntangira kujya mbiryaho mvuga ko tutakiri mu rwego rumwe. Nuko ibikoresho byose nkenerwa ku munyeshuri ugiye kwiga muri segonderi barabigura. Habura umunsi umwe gusa papa na mama banjye baranyicaza batangira kungira inama z'uburyo ngomba kwitwara mu murwa mukuru aho ngiye. Papa arambwira ati mwana wanjye Rosata, urabona ko maze gukora none ugiye kwiga muri segonderi, ni iminsi mike cyane wagerayo batangira kukugaburira neza ugahita utangira kumera amabere. Ibyo bikazafasha abahungu cyane kugenda bakwiyegereza kugira ngo mugirane umubano, nibinaba na ngombwa mwishimishe. Ariko mwana wanjye uzifate kuko ugomba kuzuza ibyo ababyeyi bawe tutigeze dukora, kuko natwe tukiri abana twifuzaga ko twakwiga amashuri tukayaminuza, ubundi tukaba no mu murwa mukuru wa Kent nk'uko Abarewisi bameze, tukagira imitungo natwe tukaba aba mbere mu gihugu. Ariko urabona ko bitadushobokeye kubera ubushobozi buke bw'ababyeyi bacu.
bikaba ngombwa ko tuza kwibera abahinzi borozi muri iki cyaro. Ariko kuva twakubyara byose twakoze twagiraga ngo uzabe umukire ariko utari umuhinzi, ku buryo uzagira amafaranga menshi, aho gukoresha imbaraga uzakoresha ubwonko bwawe, ntukajye uza kwirirwa witaba amaguru. Rero mwana wanjye, inama nakugira ni ukugenda ugakora ikikujyanye gusa, ikiruhuko cyagera ugataha, ubundi bigakomeza gutyo kugeza uko uzarangiza segonderi ukiga na za kaminuza. Natwe aho tugiye gusigara tuzasigara tugushakira amafaranga azagufasha kwiga iyo myaka yose kugeza igihe uzayirangiriza, ukatujyana mu mujyi, ubundi tukarekeraho kwitaba amaguru, kuko inka n'imitungo n'ibintu natwe twakoze tutishimiye na gatoya mwana wacu. Rero mu gitondo ujye ku ishuri amahoro, natwe tuzasigara tugusengera. Papa wanjye amaze kumbwira gutyo ndamushimira, mubwira ko nzitwararika, nuko na mama ambwira inama z'uko nzitwara zindi papa atari yambwiye. Burinda abwira turateka ubundi turarya tujya kuryama, ariko mbura ibitotsi kubw'amatsiko nari mfite yo kubona itandukaniro riri hagati y'umujyi ndetse n'icyaro twari duturutsemo. Nuko mu cyakare buracya ndabyuka, nditegura ntegereza ko papa na mama babyuka, mama akajya guhinga, papa akajya kuragira inka. Bamaze kubyuka bampa amafaranga nyashyira mu gikapu, ubundi bamperekeza ku muhanda guhagarara aho bisi yakuraga abagenzi ikabajyana mu mujyi wa Merine. Nanjye ngezeyo papa na mama bamfasha gutegereza, ubundi za kuza bansezeraho nyinjiramo ndagenda. Gusa ngenda mbapepera n'agahinda kenshi kuko nari mbasize. Imodoka yageze muri gare nifashisha umusore twari twicaranye, amfasha kubona itike ingeza muri Kenti. Imodoka nayo ndayibona iragenda ingeza muri gare ya Kenti. Nubwo nari umwana muto ariko papa na mama bari bambwiye uko ndajya mbigenza. Nuko maze kugera muri gare mpita nibuka ko bambwiye ngo nshaka umumotari mubwire angeze ku kigo cyitwa Moriya Academic School, ndetse bambwira n'amafaranga ndamwishyura. Ayambwiye numva birahura. Umumotari angezeyo ndamwishyura, ubundi ngera mu kigo gutyo. Baranyakiriye ndiga neza ndetse nkajya nanatsinda, kuko imyaka ya mbere 3 nayize neza cyane ko icyo kigo kigagamo abana b'abahanga gusa. Nuko umwanya wa 3 dukora tronkome ndayitsinda, bahita bampa kugaruka kwiga muri Moriya. Nanone nari maze no gukora kuko nari mfite imyaka 15, noneho n'ibimenyetso by'ubukure byaraje kuko naravaga ndetse mfite n'amabere. Ingorane rero zaje kuza ubwo nari ngarutse kwiga mu gihembwe cya mbere mu mwaka wa 4. Ndabyibuka nkihagera nari nateze busa nk'uko bisanzwe. Kugera ku muryango wa Moriya Academic School hahita hinjira imodoka nziza cyane yanditseho ngo Abarewisi Company. Nuko ikigera ku muryango iraparika, havamo umugabo bigaragara ko akomeye, ubundi afungura umuryango. Muri uwo muryango hasohokamo umugabo wambaye neza, bigaragara neza cyane ko ari umukire. Uwo mugabo arazenguruka hirya afungura undi muryango, mbona hasohotsemo umwana w'umuhungu turi mu kigero kimwe. Ubundi wa mugabo wabafunguriye bwa mbere arongera arafunga, ubundi asohora imodoka mu kigo. Wa mugabo w'umukire n'umuhungu we bagenda bakurura ibikapu bagana kwa Jera aho twishyuriraga amafaranga. Nuko nanjye kuko ariho nari njyanye urupapuro rwo muri banke Borudero, ngenda nganayo. Mu gushaka kwinjira nshaka kwinjira mbere yabo ngo batantanga, wa musore byagaragaraga ko nawe ari umunyeshuri, mbamukandagiye ku gakweto ke k'umukara yari yambaye. Ubundi mpita ndambika ibikapu byanjye hasi ngo mbanze muhanagure, ariko ngiye kumukoraho ampunze ukuguru kwe ngo ntamukoraho. Ahita yinjirana na wa mugabo w'umukire, byagaragaraga ko ashobora kuba ari papa we. Nuko nanjye mfata ibyanjye mbinjira inyuma. Tugeze mu biro batangira gusuhuza Jera. Jera aravuga ati tubahaye ikaze nyakubahwa Robert Lewis, rwose ikigo cyacu kinejejwe no kubakira hano kandi murisanga. Robert ahita avuga ati murakoze cyane. Rero ntatinze muri byinshi nafashe umwanzuro wanjye wo kuzana umwana wanjye Toromeyo Lewis hano, kuko mwigisha neza kandi akaba azahakura ubumenyi bwinshi ku bijyanye no gucunga umutungo. Nkaba nashakaga kubabaza niba icyifuzo cyanjye mwaracyakiriye kuko nari nabasabye.
Gera ahita avuga ati murabizi ko iyo tutabemerera ko Toromewo yiga hano rwose tutari kubahamagara, ariko kuba twarabahamagaye bikaba bigaragaza ko twabemereye, ariyo mpamvu tubahaye ikaze rwose, kandi imyaka 3 umwana wanyu Toromewo Lois agiye kumara hano muzabona ko amafaranga yanyu atapfuye ubusa. Robert ahita avuga ati ni byiza cyane rwose ubwo mutwemereye, ubwo ngiye kumusiga mu biganza byanyu kandi muzamwiteho, nzajya nza no kureba uko ameze igihe akazi katabaye kenshi. Gera ahita avuga ati murisanga rwose ubu mwakwigendera ibindi nkaza kubikomerezaho, ubu Toromewo Lois ari mu maboko yacu. Ako kanya uwo mugabo nari maze kumenya ko yitwa Robert Lewis, numvaga mu mateka ariko ntaramubonaho, kuko yari yarakoze ibikorwa byinshi bijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu kigatera imbere. Yahise asezera ku muhungu we witwaga Toromewo Lois ahita asohoka. Nuko amaze gusohoka Gera wacu ahita ahamagara kuri telefone animateri ngo aze kwereka uwo muhungu ahantu ararara. Ako kanya animateri araza, Gera amubwira ko ari umwana wa chairman w'aba Lewis Company, ko agomba kumufata neza. Ariko umuhungu ahita avuga ati njye ntago nshaka ko mumfata neza kubera ko ndi umwana wa chairman, ndashaka kwiberaho nk'abandi banyeshuri bose uko babaho, kuko imyaka 3 yose maze niga mu kigo nigagaho tronkome byarambangamiye cyane, kuko abantu bose baranyangaga ngo ndi umwana w'abakire. Rero nimumfashe ntihazagire umuntu umenya ko ndi umwana w'aba Lewis, ndabasabye. Animateri ahita avuga ati ariko biri mu nshingano zacu kukwitaho nk'uko papa wawe yabivuganye n'ikigo. Toromewo Lois ahita avuga ati oya byose nzabyimenyera, ntago nzigera nifata nabi, nzakurikiza amategeko yanyu yose, ariko ntimuzamfate bitandukanye n'abandi. Nzajya nywa igikoma cyabo, ndya ibiryo byabo, nkora amasuku, kuko kubaho bitandukanye n'abandi ndabirambiwe. Animateri yahise avuga ati okay, ibyo tuzabyubahiriza, ngaho ngwino njye kukwereka aho uzajya urara. Ako kanya animateri yahise afata Toromewo Lois amujyana aho abahungu barara. Nshimishwa cyane n'ukuntu ari umwana w'umukire, ariko akaba yanga ko bamufata nk'umukire. Nibaza impamvu abyanga, kandi njye narumvaga abantu bo mu cyaro batamfashe nk'abatunzi b'iwacu tutakiranuka. Nuko Gera ahitanya ku rupapuro nari muzaniye, ambwira kujya muri dorotwari kuko njye nari nsanzwe mpazi, ndagenda. Nageze muri dorotwari ubundi ndasasa, maze gusasa ntangira kwibuka ukuntu nakandagiye umwana wa chairman ariko ntavuge na gatoya. Nongera kwibuka ukuntu turi mu biro yanze ko bamufata neza kuko ari umukire, mpita numva najya kumushaka ubundi nkamusaba imbabazi kubwo kuba namukandagiye. Mpita nsohoka muri dorotwari njya mu mashuri yose yo mu wa 4 ngo ndebe ko ndamubona, ariko sinamubona. Mpita nigira inama yo kujya kumushakira muri dorotwari z'abahungu, ariko nibaza uko barambona ninjiyemo. Ndi gusohoka mu mashuri mbona inyuma y'ishuri ryo mu wa 6 umwana wicaye yubitse umutwe mu maguru, yambaye imyenda itari y'ishuri. Abanyeshuri biga mu wa 6 bamuhagaze hejuru bari kumunyuzura. Mu kwibuka neza ndebye imyenda yari yambaye, mbona ni imwe Toromewo Lois yari yambaye. Mpita nkata ndagenda kuko nsanganiwe, kuko nari isasu abanyeshuri bose bo mu kigo babizi. Mpita ngenda ntonganya babahungu bo mu wa 6 bahita bagenda. Nuko Toromewo Lois arandeba, mbona arimo kurira, disi abana babakira amarira yabo aba hafi. Mpita mubwira nti ihangane, niko ku munyeshuri uje bwa mbere bigenda. Toromewo ahita avuga ati icyo si cyo kibazo kuko nari kubyihanganira, ariko kuki abantu bose banyanga ngo ndabyibushye kubera ko ndi uwo mu bakire koko? Ndamusubiza nti ihangane, ntago bizongera kukubaho, nta muntu uzongera kukwegera, ngaho haguruka aho ngaho, batabona wicaye nk'ikigwari kandi umuntu w'umugabo agomba kwirwanirira. Toromewo ahita avuga turakoze cyane, n'ukuri bari banyishe pe. Ndamusubiza nti humura, kandi uzajya ukwegera ntahari, uzajya umukabukira ntago azongera, njye nitwa Rosata. Toromewo ahita avuga ati nanjye nitwa Toromewo Lois, ni byiza kukumenya, ubanza uri umwana mwiza. Ndamusubiza nti ni ibisanzwe, ngaho ngwino rero tujye kurya. Njye na Toromewo Lois twese tujya aho abanyeshuri twese twariraga. Ndamwarurira turarya, ubundi turangije kurya dusohoka muri refectoire. Ntangira kumutembereza ikigo nk'umuntu wari ukimenyereye, kuko nari nizemo imyaka 3 yose. Amasaha agenda yicuma ari nako tumenyerana.
nimugoroba haza kugera dusubira kurya naho turasangira. Turimo kurya ndamubwira nti wabonye rero ko hano nta bintu bikomeye bihari, wowe icyo usabwa ni ugukurikiza gahunda z'ikigo gusa hari ikintu cyantangaje kuri wowe, ni ukubera icyo wanga ko bagufata neza kandi wanyu mufite amafaranga menshi mukaba muri mu ba mbere mu gihugu. Tolomeo yahise avuga ati basi reka twere kubivugira hano kuko abantu bashobora kubyumva bakamenya ko ndi umwana wa Robert Lewis ugasanga batangiye kumfata nabi. Ubwo Tolomeo narabimwemereye ubundi turarya. Tumaze kurya turasohoka mujyana mu ishuri ryacu aho twigiraga mu mwaka wa 3. Kubw'amahirwe dusanga nta banyeshuri barimo kuko wari umunsi wo gutangira, ntago bari bakaza bose. Tumaze kwicara arambwira ati ubundi wacu twavutse turi abana 3, ariko muri bo nkaba ari njye muhungu njyenyine kuko mukuru wacu ni umukobwa, ngakurikiraho n'umuhererezi wacu akaba umukobwa. Ariko mama na papa barankunda cyane kurusha abandi bana ngo kubera ko ndi umuhungu akaba ari njye uzazungura imitungo ya papa. Ibyo bigatuma mushiki wanjye mukuru anyanga ku buryo yanteje abandi banyeshuri bose bakanyanga kuko twigaga ku kigo kimwe. Rero nkeka ko na hano ariko byagenda, byatumye nifuza kwiberaho ubuzima busanzwe nk'abandi bana kubera ko niyo mbibwiye papa akamuhana iyo twasubiraga ku ishuri yarabyongeraga. Niyo mpamvu nahisemo kwiberaho gutyo. Tolomeo yamaze kumbwira gutyo numva impamvu adakunda ko bamufata bitandukanye n'abandi banyeshuri, kandi koko n'ubundi muri kamere muntu abantu ntago bakunda umuntu ubasumbanyisha kuko bituma bigaragara nabi ko bakunda bamwe bakanga abandi. Mubwira ko nta kibazo ntazigera mbivuga, nuko dutangira kwibera inshuti gutyo. Ariko kuri njye impamvu nyamukuru nabaye inshuti nawe nuko nashakaga ko azangeza iwabo kuko numvaga ngo aba Lewis nibo bakire ba mbere mu gihugu cyacu. Iminsi yakomeje kwicuma kuko mu mwaka wa 4 twagiraga ishuri rimwe. Njye na Tolomeo turigana mu ishuri rimwe, ariko ngakomeza kumwizirikaho cyane kugira ngo azangeze iwabo. Biba ngombwa ko nanamubwira ko mukunda, nawe ambera umwana mwiza kuko nari naramubaye hafi kuva yaza arabinkundira. Ariko we ankunda bya nyabyo, mu gihe njye nishakiraga kuba umukire mbikuye ku butunzi bw'iwabo. Ariko byose nkabikora kugira ngo ninkira nzavana ababyeyi banjye mu cyaro nkuko bari barabimbwiye. Twize amashuri umwaka wa 4 turawurangiza kubera ko kwiga nari narabijemo mbishaka kandi mfite ubushake n'umuhate, nkajya nza mu ba mbere ndetse na Tolomeo bikabuko. No wa 5 nawo turawiga turi abahanga kugeza ubwo twageranye mu wa 6, ariko ikigo cyose kizi neza ko urukundo rwacu ari urwa mbere kuko nta couple yarutagiye yacu. Nuko twiga uwo mwaka neza turawurangiza kugeza ubwo twaje gusigara mu kigo cyacu turi abanyeshuri bo mu wa 6 dutegereje gukora ikizamini cya leta. Umunsi umwe njye na Tolomeo twavuye gukora etide, tujya kwiyicarira muri jaride yari inyuma y'ishuri ryacu. Dutangira kuganira mvuga nti ubu rero tugiye kurangiza amashuri, ariko ntago nzi neza ko nzabasha kwiga kaminuza kubera ubushobozi, kandi wowe ndabizi uzayiga, buriya ntuzagera wikibonera abandi bakobwa bandenze ubundi ukanjugunya. Tolomeo yahise avuga turabizi ko ari we muntu wa mbere twahuye nkigera muri iki kigo, kugeza ubwo wampinduye ukananyigisha byinshi, nkaba naravuyemo umuntu w'umugabo. Rero nta mpamvu n'imwe yatuma nkujugunya. Ikindi kandi ndashaka ko niturangiza gukora ikizamini cya leta tuzajyana mu rugo nkakwereka papa na mama ndetse n'abashiki banjye, nkababwira ko ari wowe nkunda, ndetse nkazababwira papa akakurihira amashuri tukigana muri kaminuza. Tolomeo yambwiye gutyo numva ndishimye bikomeye, numva ngize imbaraga nyinshi mu bizamini twari tugiye gukora, ndetse mubwira ko nzamubera umugore mwiza. Ntangira kwibona ndi umugore wa chairman w'aba Lewis, nanjye nkabyara abana b'aba Lewis. Numva igihe kitari kuvaho kiri ngo nzaba umugore wa Tolomeo. Iminsi yakomeje kwicuma, ibizamini tuza kubirangiza. Urukundo nkunda Tolomeo rwose ari urwa ntarwo kuko gahunda yanjye yari yo kwinjira mu muryango wabo, maze ubundi nanjye ngatangira guhekenya ku mitungo y'abakire. Ku munsi wa nyuma twakoze ikizamini kimwe gusa, ari nacyo cyari gisigaye. Njye na Tolomeo turakirangiza mbere y'abandi, duhita tujyaho turara dupakira ibyacu mu bikapu byacu, tujya guhagarara hanze ku gipangu cy'ikigo.
ubundi dutegereza ko papa we Robert aza kumutwara. Ntibyatinda tubona haje imodoka yanditseho Abarewisi Company. Igeze ku muryango papa we asohokamo, yegera Tolomeo aramusuhuza. Tolomeo ahita avuga ati papa, ibizamini turabirangije, ariko ndashaka kukwereka umukobwa nakunze kuva nagera muri iki kigo, kandi niwe wamfashije kuba uwo ndi w'uyu munsi. Robert Lewis ahita avuga ati yo ni byiza rwose, ahubwo nawe niyinjire mu modoka aze tujyane mu rugo, tujye gufatanya kwizihiza ikirori cy'uko murangije amashuri, kandi nkaba nizeye ko mwatsinze neza. Papa wa Tolomeo yavuze gutyo numva ndishimye, kandi na Tolomeo nibyo yashakaga ko twajyana iwabo. Mu modoka tugenda tuganira, papa wa Tolomeo anyishimiye cyane, akanavuga ko nzabera umuhungu we umugore mwiza kandi sinzamubabaze. Na Tolomeo nawe akavuga ko anzi neza ko ntazigera mubabaza kuko mukunda akabibona. Ibyo byishimo bitugeza mu rugo, ahantu hari inzu nziza cyane ubona ko ari mu bakire. Ikaba ari inshuro ya mbere nari nyikandagiyemo. Mu mutima wanjye nkivugisha nti iri ni ryo tangiriro. Twageze muri salo, papa wa Tolomeo ategeka ko banyakira neza. Ngiye kubona mbona havuyeyo umugore, akingeraho hahita avuga ati uyu mushyitsi se dufite ni uwahehe? Tolomeo ahita avuga ati uwo ni Rozata mama, ni umukobwa dukundana narinje kubereka. Mama Tolomeo ahita ambaza ati wanyu ni hehe muko? Ndamusubiza nti iwacu ni mu cyaro cya Santa. Mama Tolomeo ahita avuga ati papa wawe na mama wawe bakora iki mu buzima busanzwe? Ndamusubiza nti papa ni umushumba w'inka zacu, naho mama wazinduka ajya guhinga mu murima. Mama Tolomeo ahita ambwira ati ngo none ukundana n'umuhungu wanjye cyangwa ntabwo uzi Abarewisi abo ari bo? Tolomeo ahita avuga ati ariko mama, ibyo ntabwo wabigenderaho uvuga ko turi abakire ngo abandi ni abakene nkaho atari abantu. Mama Tolomeo ahita avuga ati mbare kabiri wansohokeye mu nzu cyangwa se nza n'abapolisi bajye kugufunga muri gereza. Va hano vuba utatuzanira n'amavunja ukuye iyo mu cyaro. Robert Lewis yahise avuga ati ariko wa mugore we, nzakubwire ryari ko utagomba kuvangura abantu. Wowe se wavutse uri umukire? Wavutse uri umurewisi? Uko twahuye ntabwo ari nk'uko Tolomeo yihuriye n'uyu mukobwa, kandi uyu mukobwa njye namubonye mbona yavamo umukazana mwiza. Mama Tolomeo ahita avuga ati nta kintu nshaka kumva muri ibyo uri kumbwira, nta mukazana dukeneye uturutse aho ngaho. Tolomeo tuzamushyingira mu bakire bazajya basohokana natwe, bakabona ko ari abantu apana izi nyamaswa zo mu cyaro. Amagambo mama wa Tolomeo yavugiye aho ngaho yarambabaje cyane, kugeza ubwo numvise ntakira icyo gisebo cyo kubaho ngaho ndi gutotezwa kubera ko ndi umunyacyaro. Mpita mpaguruka, ariko Tolomeo amfata ukuboko maze ahita ambwira ati ndakwinginze wigenda, mama ibyo ari kuvuga ntabwo akomeje. Mpita mvuga nti nashaka abadakomeje cyangwa abakomeje, ibyo numvise birahagije, kandi kuva uyu munsi urukundo rwanjye nawe rurarangiye, ntabwo nkigukunda. Kubera ko Tolomeo yankundaga cyane yansabye imbabazi. Urukundo yankundaga rwari rwaramugize imbata yo kuba ashobora gukora icyo nshaka cyose. Mpita mubwira ko ndakomeza kumukunda. Naramuka abwiye papa we ko azandihira kaminuza, kandi nkaba n'umukazana we. Ambwira ko ibyo byoroshye, maze ahita avuga ati papa, uyu mukobwa ni umukunzi wanjye, nta kintu na kimwe cyabihindura. Ibyo mwakora byose njye ndamukunda, kuko no kugira ngo nsinde amashuri niwe wabigizemo uruhare. Bityo rero ndashaka ko njye nawe no muri kaminuza tuzigana kandi mukamurihira, kugira ngo azabe umugore wanjye, azamfashe kugenzura imitungo y'Abarewisi igihe uzaba utakiriho. Niba atari ibyo nanjye uru rugo nduvuyemo, ngiye kwijyanira nawe mu cyaro, ubwo nyine ntago munshaka. Mama Tolomeo yahise avuga ati ariko wa mwana we warasaze kuva ryari? Robert Lewis ahita avuga ati ndavuze ngo hano nta rusaku nshaka. Tolomeo ni umuhungu wanjye, kandi ikintu avuze hano kigomba kuba itegeko, bityo ibyo ashaka byose bikorwe. Genda utegurire umukazana wacu aho agomba kurara, ejo mu gitondo muzazane n'ababyeyi be badusure, ntawamenya turanabakeneye kuko bazadushyingira umwana wabo. Mama wa Tolomeo yabuze ikintu yarenzaho. Umukozi waho mu rugo ahita ajya kunsasira mu cyumba bari banteganirije.
ndetse gahunda ari ukujya kureba papa na mama bakaza muri mansion y'Abarewisi bakamenyana. Nuko maze kugera muri icyo cyumba nicara ku buriri bwiza cyane, ntangira kwibona noneho ndi kuburyamaho ubutabuvaho, mpita niha gahunda ko ngomba gukora ibishoboka byose Toromewo akazantera inda nkaba umugore we nta kindi nitayeho. Ubwo gahunda yabaye iyo ngiyo, ariko mu gitondo nari kujyana na papa wa Toromewo iwacu mu cyaro kuhabereka kugira ngo abone papa na mama baze kudusura, bityo kugira ngo Toromewo antere inda iyo ariyo mahirwe nari mfite, cyangwa se nkamubwira ko tujyana mu cyaro mu gitondo, ubundi ababyeyi bakazana njye nawe tugasigarayo bakamutwara bagarutse kumureba, akaba ari bwo mufatirana. Mpita numva wari wo mugambi mwiza. Uwo munsi saa sita zarageze baduhamagara kujya ku meza, ariko bashiki ba Toromewo bakajya bandeba nabi kandi ntibanamvugisha, mu gihe mama we atigeze ahagera. Turarya ariko hakonje, turangije kurya Toromewo abwira ko agiye kuntembereza muri kampani yabo. Papa we amubwira ko araduha imodoka idutwara ikatuvana muri mansion batuyemo ikatugeza muri kampani y'Abarewisi, twashaka gutaha ikatugarura. Biba gutyo, ubundi tujya muri kampani dutangira gutemberera duhereye kuri hoteli yari ndende cyane kugeza ku ivuriro ryarimo ndetse n'ahakorerwa imirimo yo gutunganya ibiribwa. Bidufata amasaha menshi, ariko Toromewo we arimo gutekereza ko ari urukundo mufitiye, kandi njye intego yanjye ari iyo kugera ku butunzi. Bimbera byiza kuko papa we yari amaze kunkunda, mama we nta kintu yari gukora ngo andwanye. Ubutembere bwararangiye tuza gutaha, tugeze mu rugo tujya kujya muri salo, ariko mama wa Toromewo nanone ntiyahagaragara. Nuko turangije tujya kuryama, gahunda ari yo kuzinduka njye na Toromewo na papa we Robert Lewis tukajya mu cyaro iwacu, bakazana papa na mama ubundi bakabatembereza umurwa mukuru wa Kenti, kuko papa we yari yankunze ashaka ko nzamubera umukazana. Ijoro nubwo ryatinze gucya ariko nta joro ridacya, bwarakeye mu gitondo Toromewo aza kumbyutsa, ahagarara ku muryango ndafungura, ahita ntungura mpereza agakanzu keza yari yanguriye. Ubundi ansaba ko nakwitegura vuba nkajya muri dushe, navayo tukajya komeza gufata ibya mu gitondo, ubundi tukajya iwacu mu cyaro. Ibyo yambwiye nabikoze vuba cyane, ariko nanone muri icyo gitondo mama wa Toromewo ntago yagaragaye aho ku meza, byatumye nibaza impamvu yabyo. Nuko turangije kurya ibya mu gitondo, Toromewo amperekeza mu cyumba nari narayemo, mboneraho kumubaza impamvu mama we ntongeye kumubona. Ansubiza ko papa na mama we baraye bashwanye, kuko ngo Toromewo mama we yari yaramuboneye umukobwa wo mu bakire bakorana business, ariko papa we akaba yari yanyikundiye. Bitamenya ko ariyo mpamvu mama wa Toromewo atigeze agaragara, ndetse Toromewo ambwira ko mama we ashobora no kuba yigiriye muri hoteli kuba ariho yishakira icyumba cyo kubamo. Ibyo sinabitindaho cyane kuko ntabwo byandebaga, kandi nanjye nagombaga kugumana na Toromewo, nkajya nanjye nzindukira ku mugati n'icyayi n'umureti bya mu gitondo. Mu gihe iwacu iyo nabaga ndi mu kiruhuko, nabyukaga ngakaraba mu maso ubundi nkajyana na mama mu murima. Ako kanya papa wa Toromewo yahise adukomangira, atubaza impamvu twatinze mu cyumba. Toromewo amubwira ko twari turi gushyira ibintu byanjye ku murongo, ariko tukaba tubirangije ubu twagenda. Toromewo ahita amfata ikivarisi cyanjye asohoka agikuruye, nanjye nsohoka mukurikiye ngera muri salo. Robert ambwira ko nambaye neza, mubwira ko byose mbikesha umukunzi wanjye Toromewo. Nuko adusaba kumanuka hasi muri parikingi ahaparitse imodoka, umushoferi akadushyirira ivarisi mu modoka akaza kudusangayo ubundi tukagenda. Ni nako byagenze, twese tumanuka ama esikariye. Tugeze muri parikingi umushoferi yakira Toromewo ivarisi ayishyira muri butu, twinjira mu modoka ubundi dutegereza papa wa Toromewo. Ari nako ntekereza ukuntu ngiye koshya Toromewo ko nitugera iwacu muri santa abwira papa we akajyana na mama banjye muri Kenti, twe tugasigara mu cyaro, maze ubundi nkaza kumujyana mu buriri kugeza ubwo aje kuryamana nanjye, bigatuma iba intandaro yo kumutwitira umwana, cyane ko nari mu gihe cyanjye. Ibyo bikazatuma mbana nawe, tukanategereza igihe papa wazamuhera umwanya akayobora kampani nziza nari nabonye y'Abarewisi. Nuko nkiri muri ibyo papa wa Toromewo araza, ageze mu modoka shoferi arayicana, ubundi dusohoka muri parikingi.
umuzamu w'igipangu nawe arafungura tugisohokamo dufata umuhanda. Twagiye nirebera ibyiza by'umurwa mukuru wa Kenti, ari nako papa wa Tolomeo agenda avugira kuri telefone avuga ibijyanye na bizinesi, yaba avuyeho akatuganiriza avuga ko abona nzamubera umukazana mwiza, bikaba amahire njye na Tolomeo tukaba twarize ibijyanye n'ubucungamutungo muri Moriya Academic School, ndetse nyuma y'ibyo byose Tolomeo akaba nkunda, ntakamenye ko ngira urukundo rwanjye nta narwo, ariko ibyo nkabishyira ku ruhande kuko nari nzi gahunda yanjye. Ubwo urugendo twararukomeje turenga umujyi, dutangira gufata intara ya Turiya, turayigenda ndetse nayo turayirenga, kugeza ubwo twinjiye mu cyaro cyacu cya Santa. Abantu batangira guhurura bavuga ko Abarewisi ije kubasura, nuko tugeze mu rugo ikivunge cy'abantu bari bakurikiye iyo modoka batungurwa no kubona Rosata, umukobwa wa Nataliya na Nikolasi, niwe usohotse muri iyo modoka. Bahita bahamagara mu ijwi rinini mama wanjye Nataliya ngo aze arebe. Nuko papa na mama uwo munsi bari biriwe mu rugo bava mu nzu baza kureba ibyo bari kubahamagarira. Kugera hanze y'uruzitiro rwari rukikije urugo rwacu, babona mpagaze imbere y'imodoka y'Abarewisi Company, baratungurwa cyane. Bahita baza bansanga ngo bambaze impamvu ntashye n'iyo modoka, ndetse nkaba nanatinze gutaha. Bangezeho babanza kunsuhuza, mpita mbabwira gusuhuza na Robert Lewis bumvaga mu mateka ariko bataramubona, bagiramo akantu k'ubwoba ariko baramusuhuza. Mbabwira ko uwo musore turi kumwe ari umuhungu wa Robert Lewis, akaba yitwa Tolomeo Lewis. Ikirenze ibyo akaba ari umukunzi wanjye, ndetse akaba ari naho naraye mu ijoro ryashize. Papa na mama bahita barebana ubudakuranaho amaso, bigaragara ko bari bumiwe. Nuko Robert abasaba ko batwakira tukajya mu nzu. Mama abanza gushidikanya kuko atumvaga uburyo umukire yakwinjira mu nzu yacu itaragezemo n'agasima, kuko bwari ubutaka gusa hasi, ku mpande iteye icyondo. Ariko Robert wabereka ko nta kibazo, ndetse na Tolomeo wigiriraga umutima mwiza arabikunda. Duhita tugera mu nzu, twinjira mu nzu yacu. Papa azana agatebe kari karekare k'urubaho ahereza Robert yicaraho, ndetse na Tolomeo amwicara iruhande. Nanjye mfata ikirago ngo nicareho iruhande rwa mama. Tolomeo ansaba ko nakwicarana nawe kugira ngo ntanduza agakanzu gashya nari nambaye, ubundi batangira kuganira. Robert avuga ati twishimiye kubasuhuza rwose natwe mukatwakira. Papa ahita avuga ati nukuri muradutunguye cyane, ntago twari tuzi ko muradusura ariko turabyishimiye, ubu se tubakiriza iki koko? Robert ahita avuga ati oya, ntago ari ngombwa ko mutwakira, ahubwo nifuzaga koko twakwiganirira dore n'amasaha ari kugenda. Rero ntababeshye, uyu musore wanjye Tolomeo yiganye n'umukobwa wanyu Rosata kuva mu wa 4 w'amashuri yisumbuye. Mama ahita avuga ati umukobwa wacu yarabitubwiye. Papa ahita asubiza mama ati ariko wa mugore we ntukajye uca umuntu w'umugabo kandi w'umukire mu ijambo arimo kuvuga. Robert ahita avuga ati oya nta kibazo rwose. Rero njye nabyaye abana 3 ariko 2 muri bo ni abakobwa. Uyu musore wanjye Tolomeo niwe muhungu gusa mfite. Nuko ku munsi w'ejo ngiye kumureba ku ishuri, ambwira ko uyu mukobwa ari wakunda, kandi umuhungu wanjye kuko ari we muzungura wanjye, ikintu cyose ashatse aba ari itegeko, ntago nari kumwangira iby'umutima w'ukunda. Biba amahire uyu mukobwa wanyu nawe ambwiye ko amukunda. Nibwo twahise dutahana mu rugo nshaka kubakorera ikirori kuko barangije amashuri yabo, ariko mpita mfata umwanzuro wo kukireka nkazagikorera hamwe n'igihe muzaba mwatwemereye ko mushobora kuzadushyingira umukobwa wanyu. Nibwo nahise niha gahunda yo kuza kubareba ngo mbibaganirizeho. Murabona ko barangije amashuri ya segonderi, nkaba niyemeje kubarihira bombi na kaminuza kugira ngo Abarewisi izaza imbere bazayiyobore neza igihe nzaba ndi kuvamo. Bityo nk'ababyeyi b'umwana tuje hano kugira ngo twumve icyo mubivugaho, nimunatwemerera tube twajyana no mu mujyi wacu mudusure ubundi tunaganirireyo. Ijambo rya Chairman ryarangiye papa na mama babuze uko bifata, kuko inzozi zabo zari zo kuzaba bakire bakava mu buhinzi, none nanjye nari nzibagejejeho. Nta byo gutekereza byari bihari
kuko bemereye chairman ko barajyana nyuma yo kwitegura. Nanjye mpita nsaba Tolomeo ko twajya kuvuganira hanze, tukabasiga mu nzu baganira, arabyemera. Tuhageze mubwira ko hari ikintu nshaka kumusaba, ambaza icyo ari cyo, mubwira ko yabwira papa we, twe tugasigara mu cyaro noneho tukanaharara. Bazagaruka papa wanjye Nicolas ndetse na mama wanjye Natalia ku munsi w'ejo, akaba aribwo bazasubiranayo. Tolomeo wari warabaye imbata y'urukundo mukunda ahita abyemera, ndetse dusubira muri salo yacu abibwira papa we Robert. Kubera ukuntu papa we yamufataga, ibyo byari akantu gato cyane, ntago yari kubimwima. Ahita asaba papa na mama kwitegura kugira ngo bajyane mu rugo iwabo mu murwa mukuru wa Kent. Papa ahaguruka mu ntebe yari yicayeho na mama ahaguruka ku kirago, ubundi bajya mu nzu imbere baritegura. Natwe dusigara muri salo tuganira. Papa wa Tolomeo atubwira ko tugomba gusigara turinze urwo rugo neza, amatungo ntiyicwe n'inzara. Mubwira ko ari byo nahoze nkora kuva nkiri umwana. Ansaba kwigisha Tolomeo imirimo yo mu cyaro nubwo ari umunsi umwe gusa. Nuko dukomeza kuganira byinshi kugeza ubwo papa wanjye na mama wanjye barangije kwitegura, bakaza muri salo nkabona baberewe n'imyenda bari bambaye. Ikaba ari imyenda bakundaga kwambara ku cyumweru gusa bagiye gusenga bakarabye. Nuko bahita badusezeraho njye na Tolomeo, natwe turabaherekeza tubageza hanze ku modoka. Ubundi binjira mu modoka irahaguruka baragenda. Mpita mbona ko inzira yanjye nifuza iri kugerwaho, kuko muri ako kanya Tolomeo nari mufite mu biganza, kandi nkumva nta yindi mpamvu n'imwe yatuma ntamukorera ibyo nshaka kugira ngo mbe umugore we byihuse, kuko natekerezaga ko ndamutse ntabikoze icyo gihe byazansaba gutegereza ko twigana kaminuza kugira ngo ntangire imbe umulewisi wa nyawe. Twese tugaruka mu nzu turicara ku ntebe tuganira bisanzwe ku buzima bwo mu cyaro. Tolomeo ntakagize ambwira ko ankunda, nanjye kugira ngo mwereke ko mukunda nkamusubiza ko mukunda, ariko bitamvuye ku mutima, bikarenga nkanamuha n'utubizu two ku matama no ku munwa. Akambwira ko kuva yavuka ibyo bintu aribwo yabikorerwa, ariko akaba ari kumva ari byiza cyane. Mubwira ko kuva ako kanya ari njye nawe, kuko ndarara ntumuha kugeza bukeye. Ansaba ko njye nawe ijoro ryose twaza kurara mu buriri bumwe, kubera ko icyo kiza ari kinini kandi yagira ubwoba aramutse araye wenyine nta matara yo kumumurikira ahari. Mbanza kumuhakanira byo kwijijisha kugira ngo atabona ko nanjye mbikeneye. Maze kumuhakanira ararakara, bitamubwira nti sheri urabizi ko nta kintu nakwima ngifite. Nanjye nubwo hano ari iwacu, ariko buri uko mvuye ku ishuri nkaryama nijoro numva mfite ubwoba. Ubwo rero ntago natuma urara wenyine mu cyumba kirimo umwijima, maze nitunaryama turarara ducanye ikoroboyi kugira ngo turare ahantu hari kubona. Tolomeo yahise ansubiza ati nicyo kintu ngukundira sheri, kandi njye nawe tuzabana iteka. Urabona ko papa wanjye bishyigikiye, naho ibya mama byo ntubigireho ikibazo. Twakomeje kuganira njye na Tolomeo, mwemerera ko turaza kurarana ijoro ryose, ariko n'ubundi nari mbikeneye kuko ari byo nari napanze. Nyuma y'ibiganiro byinshi ninjira mu gikoni, ndeba mu nkono hari ibiryo mama yari yambwiye ko yansigiye, mbishyira ku mbehe, ubundi ndazana turarya, ndetse biba amahire Tolomeo arabikunda. Ambwira ko ibyo ari byo tuzajya duteka mu rugo rwacu, nanjye mubwira ko nzajya nteka ibyo ntegetse nk'umugabo. Ambwira ko mu rugo ntazigera mbaho nk'umucakara we kuko ankunda, nanjye mubwira ko nzamukorera ibimushimisha gusa. Amasaha yakomeje kwicuma kugeza ubwo bwaje kwira, twicaye aho muri salo, ndetse nakoze n'ibishoboka byose ngo Tolomeo abe yanyifuza. Biza kurangira na telefone yishyizemo umuriro, kuko twageze aho tureba n'utuvideo. Noneho dusigara nta kindi cyo gukora uretse kuryama. Mpita mfata agakoroboyi nshyiramo peteroli nyinshi, ndasiraho umwambi, ubundi nyishyira mu cyumba twari buraremo. Ubundi nsasa uburiri neza, duhita tujya ku buriri turaryama. Ariko kubera ko tutari tumenyeranye ntitwahita dusinzira, bimbera umwanya mwiza wo gufatira na Tolomeo. Mpita ntangira kumukubaganya, kuko nawe yari umuntu agwa mu mutego namuteze. Ubundi tuza kwibuka byose byarangiye. Tolomeo mpamya neza ntashidikanya ko yamaze kuntera inda, ko icyo gihe nari ndi mu gihe cyanjye.